bwawe ibindi buriya hase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko umuheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se habuze someone who can say I'm not feeling you. What? That's when the mikubwira, like, what did you think? It's hard. nawe duhurire ku kazi gusa ntarambabaje ariko nyine ikosa ni ryanjye ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant ntabwo ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid I'm avoiding instead. So ubundi se muheto mwizeyemo iki buryo umuwera open to that level ariko nyine iryo ni kosa nari kosa and I agree ariko nanone kuba nakoze ikosa like kubona nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza sinzi niba uri kumujuraho wakoze ikosa uwo arikoreye none uri kugupenaliza noneho ikindi kirimo mwete ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabikubwira ko that's my life that's ni akazi kanjye ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye muheto since day one utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi uri kumva aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose uyu mwana ngomba kumuha happiness deserving other factors uzihorera kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money nashaka kumuha ibyishimo deserving uriya mwana yafighting for that so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguhaye kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kujira akavuga atari ko ubundi kuko wanalyzinze nk'umuntu mukuru ubona ko isi possible ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jolie uvuye kuri Jolie uryamanye na Elsa uvuye kuri Elsa ugiye kuri ibyo byo it's impossible that's impossible ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person umuntu muri private I like my privacy muheto akunda privacy cyane nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana right so ngatekereza all those factors why I'm not happy kukinisha ubundi se yanyimiye iki happiness so compare someone who are attracted to I don't feel it go stay in your nimo kuvuga ngo
dusigaranye n'abavandimwe mbura abavandimwe banjye I will fight for that girl witwa muheto agire happiness agire sa kuko happiness ndayizi kid ibintu nabijemo the way my trust guide me muri ibi bintu I will ariko ibintu byababaje kandi nzabikora Imana izabimfashamo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi abantu ese kid narakwandikira ese kid narakuvugisha ese kid ndabizi birwaho barangabo n'ababikubaza n'abakurikira ntukibaza if someone like muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora ku kandi muheto mubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima usanga in terms of akazi my failure will be on the okay so nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo mwana nizere ko mwabonye mu Miss idakunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve ntabwo nagiye nerure mu tereka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abana fight nyinshi umwana wa kanaka aba nabashyigikiye aba nabashyigikiye many things but for me noneho ukareba umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira muheto ngo muheto bimeze gutya na gutya na gutya ukicarana na muheto the whole day nanakubaza atari ko how about this person nanakubwira n'ibyo bavuganye uyu muntu mubana muto so cyangwa nk'ubu ni urugero njye nshobora kuza nkavuga ati muheto urabizi all those friends n'abashuti banjye but be careful about this person he's not good nabikubwira to be honest uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu ukamamagaye gutya tukabonana muheto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo muheto I want to see you there ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited Imana izabidufashamo ariko nyine ukabona umuntu wo kunagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you I don't feel you rero anyway sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye muheto to be honest naragukunze not as a girlfriend boyfriend no kandi ukunda umuntu umwana ndamukunda ibya boyfriend girlfriend ibyo
ni ibintu byiza birabyuka bikaza cyangwa ntibize, ariko n'umwana nishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakwibuka kabisa, kandi I will try my level best to make her dreams. Good dreams, at least ndi muri bake ntabwo nyine wa mugani we ntabwo nyiyumvamo. It's okay, it's fine, I'm okay. Ariko how like ngo can you say a weekend nawe uza aho ngiye, nawe uza aho agiye, aho tugiye, it's fine. Ngo no akamara izo nkazireba. None hari ukuntu umuntu akwavoidinga, ubona ko ari kukwavoidinga, ariko yananiwe kukubwira direct ngo can you stop that? You get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi muhetaranya avoidinga in a way nawe ubibona, ariko ntabwo ndi, to be honest, nubwo naba ndi fake, ariko nawe igihe udashyiramo imiyago reka mwavoid, like try to think ko his kid mukorana, ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay, it's fine. Muheto mubwiza ukuri, sinubwiye mumbura abavandimwe banjye, sibwo ngira bonyine. Yeah, I will fight for you, and I think mu bushobozi buke mfite, bukeya pe butari na bwinshi, ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi, but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo, at least ndeba aka kanya avuga ngo George umwe n'abanyarwanda cyane, arambwira ngo ariko mbabarira